Tugiye kuganira kuri library yitwa pandas ikoreshwa muri Python. Iyi library ikoreshwa mu kwandaniza amadata manini no gutanga conclusion bitewe n'uko basanze bimeze. Uno munsi tugiye kureba uburyo pandas ikorana n'ikintu bita series. Series ni array zifite dimension imwe. Urugero ni urunguru, ni izina rya array yitwa car ifitemo imodoka ebyiri. Array iyo zifite utumenyetso akangaka n'akangaka gusa biba bishatse kuvuga kuri one dimension. None izo ifite dimension ebyiri usanga hari utumenyetso tubiri. Rero uno munsi turakora kuri one dimension array. Reka turebe uburyo ikorana na pandas. Urafungura anaconda ubundi ufungure ino program. Ugategereza igafunguka ubundi ugakanda hano new ugafungura iyi Python 3 ugategereza bigafunguka. Ikintu cya mbere ukora no kwimportinga iriya library yitwa pandas ukayita akandi kazina nibyo bita as pd ukaraninga kugira ngo iyo library ize kuzamo. Ikindi cya kabiri no gucreate array. Reka tureme array yitwa car imodoka, kadushyiremo imodoka ebyiri, imwe yitwa Benz n'indi yitwa Toyota. Noneho tugiye guhamagara igisubizo kiraza kuba cyitwa answer. Answer iraza gufata pandas tuyikoremo ikintu cyitwa series. Iyi s ibanza ugomba kuyigira inyuguti nkuru, bitayigize inkuru ntabwo bikunda. Warangiza ugashyiramo izina rya array. Mwibuke ko array yitwaga car nk'imbere, ubundi ukabihamagara hanze ugaprintinga igisubizo cyitwa answer, ubundi ukaraninga. Ngibi ibisubizo byacu. Ukuroni ikora library yitwa pandas ikorana n'izi array. Murakoze cyane.